kukugezaho kuri YouTube channel yitwa ISIYACU TV. Nkibutsa niba utarakanda subscribe isabwa no kwikanda ku like comment iteresha byawe cyo kuri uyu munsi nje gukomeza mu ikoranabuhanga. Kenshi na kenshi tugura telefone ariko tutazizi ibintu byinshi, ugasanga ntitubizi, mbese ugasanga telefone ishobora kuba yagira ikibazo ariko ntitubimenye. Kuri uyu munsi ntabwo ndi buze mvuga kuri telefone cyangwa se ku mikorere yayo cyangwa se uburyo tuyikoresha, ahubwo ndaza nkwigisha uburyo ushobora kuba wafata amakuru yawe ukayabika neza ntagire ikibazo, ahandi ushobora kubura contact video n'ibindi byose warangiza kumva urahombye cyangwa se ntuzongera kubibona. Ariko uyu munsi numara kumva kino kiganiro utawumva icyo wakora kugira ngo uyabike neza igihe cyose uzakenera uzayabona. Ikaze muri kumwe na DJ Bengana kuri ISIYACU TV. Mwibutsa niba utakana subscribe, uyu niwo mwanya wo kuwikanda kugira ngo ujye ubona video nshyashya dushyizeho, cyangwa se ubaye wanazikunze washaringa ku nshuti zawe nabo bakunguka ubumenyi. Ikoranabuhanga tuba tuvugana iyo tugendana mu buzima bwacu bwa buri munsi, aho tujya imirimo yacu dukora tuba turifite, ndavuga smartphone. Kazi uyu munsi nk'uko nabivuze ndaza nkugarukira ukuntu wabika ukanagarura amakuru wabuze kuri telefone ukoresha uburyo bwa Android. Iyo tubuze uburyo bwa Android ni zino telefone zigezweho za smartphone, ntago dukeneye gutekereza cyane ku makuru yacu abitswe kuri telefone zacu zikoresha uburyo bwa Android, kuko bishoboka cyane rwose kuba twabika tukanagarura amakuru yacu mu gihe twayabuze dukoresheje mudasobwa cyangwa andi porogaramu cyangwa se apps zabugenewe zishinzwe kugarura amakuru yabuze. Aho nk'urugero twavuga application yitwa Discover Mobile. Ikintu cya mbere ugomba kumenya kuri ibi nuko gusiba burundu no gusiba amakuru izwi nka format na delete, iyo wabikoze ibiba bigisobanutse cyangwa se bigishobotse ko wagarura ibyo wasibye. Nkuko twabigarutseho hasi tugiye kugenda tubasobanurira uburyo amakuru yawe wagenda uyagarura, ndetse ukaba wayagarura ku murongo nkuko byahoze wifashishije mudasobwa cyangwa se computer ndetse na application zabugenewe. Icya mbere, fata imashini yawe ujye kuri internet cyangwa se mudasobwa ushake application yitwa Backup and Recover. Kuri internet uzahasanga byinshi nka application zigiye zitandukanye, ariko icy'ingenzi twe dushaka ni Wondershare Mobile Go. Iyi ni porogaramu izagufasha kubika contact, video, SMS, photos ndetse n'ibindi bikenerwa muri telefone cyangwa se mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ariko iyo ni amakuru ushobora kuba watransfera yakuye kuri telefone yajyana ku mashini. Nk'urugero, hari application ziza zizanye na telefone nk'iyo ngiyo ntabwo ushobora kuba wayitransfera kuri mashini, ariko ushobora kudownloadinga indi application ukaba wayitransfera kuri mashini, ubundi ukaba wayikoresha mu gihe kizaza wongeye gukoresha iyo mashini. Hano rero tuba tuvuga izo data zishobora kuba zaba transfer kuri mashini. Cya kabiri, comeka telefone yawe kuri mudasobwa cyangwa se kuri computer ukoresheje USB cyangwa se Universal Serial Bus, maze uhita ufungura porogaramu bita Wondershare Mobile Go wamaze kudownloadinga kuri Play Store. Ukanze ahanditse switch to your Android mobile, ahagana hejuru mu nguni ibumoso bw'iyi porogaramu cyangwa se bw'iyi application, ahantu ubona hari akamenyetso k'iyo porogaramu cyangwa se Mobile Go logo. Ukimara kuhakanda, telefone yawe izahita yihuza n'iyo porogaramu ibe connected. Ikindi, kubika amakuru yawe ya ngombwa kuri mudasobwa bikorwa bite? Icya mbere ni ukureba amakuru yawe ya ngombwa harimo contact zawe, SMS, videos and photos, maze ukabibika kuri mudasobwa cyangwa se data backup. Nyuma yo guhuza telefone yawe hamwe n'iki gikoresho cyangwa se Wondershare Mobile Go, amakuru yose ya telefone yawe azahita agaragara kuri mashini, maze ukande ahanditse toolkit, maze ukande kuri one click backup munsi ya base tools. Aha uzahasanga urutonde rw'ibyo ushobora kubika byose, maze nawe uhitemo ibyo wumva wabika cyangwa se ukaba wabireka kuko biterwa n'ibyo ukeneye. Nk'urugero, ushaka kubika contact ushobora guhita uzihitamo ukazibika, ushaka nko guhitamo photos wazihitamo ukazibika, cyangwa se SMS ndetse n'ibindi byinshi cyane. Nk'urugero nk'amadokima, byose wagera gutya ukabibika kuri mudasobwa. Mu gihe ukanze kuri one click backup screen ihita igaragara ufite amakuru yose ya telefone yawe. Rero banza
banza ugenzure niba amakuru yazanye ya Wondershare mobile ubwoko ahuye neza na telefone yawe. Mu gihe usanze bidahuye nayo ukeneye, ugomba kubanza gucomokora telefone kuri mudasobwa ukongera ukayicomeka, ubundi ukareba ko ya makuru yawe ukeneye kwaza. Genzura ububiko bwa mudasobwa cyangwa se bwa kompiyuta yawe niba buhagije kugira ngo ubikeho amakuru yawe mbere y'uko ubikora. Ni gute wagarura amakuru wabitse kuri mudasobwa? Aha niba ushaka kugarura amakuru wabitse, uzafungura ya Wondershare mobile go maze ukande kuri toolkit maze ukande kuri restore, ubundi ukande ku kadirishya cyangwa se buto ko kugarura amakuru cyangwa se window kazahita kagaragara gafite urutonde rw'amakuru yose yo kugarura amwe wigeze kubika bwa mbere, maze uhite ukanda kuri restore. Ukimara gukora ibi, ya makuru yawe ya ngombwa yaba ari music, videos, photos, contact ndetse n'ibindi bizahita bigaruka ako kanya. Ibi rero ni ingenzi wowe ushaka kubikora kuko bizatuma amakuru yawe agira umutekano, mbese ukaba wayabika ukajya n'igihe cyo kuyagarura. Ariko mbere y'uko ukora ibi tumaze kuvuga, hari icyo ugomba kubanza gukora mbere. Ku bantu bafite telefone zikoresha uburyo bwa Android ya kabiri kugera kuri 3 bagomba kubanza bakajya aho bagenzurira cyangwa se muri setting, bakajya kuri application, ubundi bakajya kuri development maze bagahitamo uburyo bwa USB debugging. Ubu ni uburyo telefone ikoresha kugira ngo ubashe kwihuza na mudasobwa cyangwa se na computer. Noneho ku bantu bafite telefone zikoresha uburyo bwa Android ya gatatu kugera kuri 4.1 bo bajya muri setting bakajya kuri develop option maze bagahitamo uburyo bwa USB debugging. Naho ku bantu bakoresha telefone zikoresha uburyo bwa Android ya 4.2 cyangwa n'izindi nshya bo bajya kuri setting bakajya about phone, agahita akanda ahanditse build number inshuro 7. Telefone yawe ya Android ihita yigira nka developer maze ukagarura muri setting ugahita kanda kuri USB debugging. Ngaho nguko rero niba wari ufite ikibazo cy'amakuru yawe ashobora kuba yabuye irengero, uyu ni umwanya wo kugira ngo yabike neza yaho umutekano kugira ngo igihe wakeneye uzabashe kuyagarura byoroheje. Uyu rero ni umwanya wo kubabwira ko mugomba kudushyigikira mu gihe mwakunze video zacu mwasharinga, ariko nkwibutsa wowe wumva iyi video kuba wakanda subscribe niba utarayikanda kugira ngo ujye urushaho kungurana ubumenyi natwe, aho wakandika na comment bitewe n'icyo wifuza ko twazakuvugiraho ubutaha cyangwa se icyo twakosora. Ibi bizadushimisha. Kandi nguko rero mwari kumwe na DJ Bayingana, nkwibutsa niba utarakanda subscribe kuyikanda. Bye bye.